Kimwe mu bimenyetso bigaragaza icyo gikorwa cyo gusaba no kuronka izo ndongeresiya ni ukunyura mu muryango w'impuhwe nk'uko mugiye kuwunyuramo mu kanya. Nyakwigendera Papa Francisco yakinguye umuryango w'impuhwe i Roma kubera ibibiro turimo, kandi asaba Kiliziya muri diyosezi zose zo ku isi gushyiraho uwo muryango w'impuhwe. Na hano rero ku ibanga ry'amahoro ni hamwe niho diyosezi yacu ya Cyangugu yateganyije gufungura umuryango w'impuhwe, amarembo y'impuhwe. Kwambukiranya umuryango w'impuhwe uva hanze ugana ku itangiro ni ikimenyetso cyo gusanga Imana no gusanganirwa n'impuhwe zayo. Uyu mwaka ni mutagatifu, ugomba no kubamo rero ibikorwa bitagatifu nk'ibi. Yezu niwe wivugiye ati "Irembo uzanyuramo azakizwa, azishyira yizane kandi abone urumuri, abone urwuri." Yohana umutwe wa 10:9. Iyo umuntu yambutse yambika imbaraga za mizero. Iyo wambutse iteme wumva ufite icyo urusha abakiri hakurya yaryo batararyambuka. Uba wageze ku bundi butaka kandi ukishima. Natwe rero tugiye kwambukiranya umuryango w'impuhwe mu buryo bwo kugaragaza ko twishimiye kubaho mu buzima bushya dukesha Yezu Kristo watsinze urupfu kuri Pasika. Ni na byiza rero ko mugiye kunyura mu muryango w'impuhwe mu gihe cya Pasika, kuko Pasika ubwayo iryo jambo risobanura guhita cyangwa se gutambuka cyangwa se kwambuka. Turizera rero ko mwiteguye neza kwambuka mwinjira mu ngoro y'Imana mugana urutambiro. Nimukingurire Kristo amarembo y'imitima yanyu ku buryo bwagutse, nk'uko Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa II yabyivugiye. Turakaza neza mu ngoro y'Imana. Impuhwe z'Imana Data, amahoro akomoka kuri Nyagasani Yezu Kristo n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Nawe kandi muhorane. Bavandimwe, duteraniye hano kugira ngo duhimbaze muri uyu mwaka wa Yubile impano y'impuhwe z'Imana binyuze mu kwambukiranya uyu muryango mutagatifu. Tuzanye kandi mu mitima yacu abantu benshi, abakristu, inshuti zacu, aho dushinzwe n'imiryango yacu, tuzirikana neza ko twese dukeneye izo mpuhwe kugira ngo tubashe kubaho no gukomera mu rukundo rw'Imana. Dusabe. Nyagasani Mana yacu, wowe mugenga w'ubwigenge nyakuri, ushaka guhuriza abana bawe bose mu muryango umwe rukumbi utarangwaho ubucakara bw'icyaha. Duhe twese abana bawe kwigiramo impuhwe n'imbabazi, Kiliziya yawe gukura mu bwigenge no mu mahoro, ibere abantu bose isakaramentu ry'umukiro, kandi ihishurire bose iyobera ry'urukundo rwawe rwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Tugiye gutega amatwi ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Timoteyo. Ndashimira cyane Kristo Yezu umwami wacu, wampaye imbaraga
kuko yasanze nkwiye kwizerwa maze akantorera kumukorera, njyewe wahoze ndi umuntu utuka Imana ngatoteza abayo nkaba umunyarugomo, ariko nagiriwe imbabazi kuko ibyo nakoraga nabiterwaga n'ubujiji ntaragira ukwemera. None ingabire y'Umwami wacu yambaye n'igisagirane, nzenderezwa ukwemera n'urukundo ruri muri Kristo Yesu. Dore ijambo rigomba kwizerwa kandi rikwiye kwakiranwa ubwuzu na bose, ni uko Kristo Yesu yaje ku isi kugira ngo akize abanyabyaha, muri bo njye nkaba uwa mbere. Kandi kuba naragiriwe imbabazi ni ukugira ngo Kristo Yesu ahere kuri njye, maze yerekane ubuntu bwe bwose, bityo angire urugero rw'abagomba kuzamwemera bose bizeye ubugingo bw'iteka. Umwami w'ibihe byose, ari nawe Mana imwe rukumbi ihoraho kandi itagaragara, naharirwe icyubahiro n'ikuzo uko ibihe bigenda bisimburana iteka. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushime Imana. Abavandimwe, dukeneye igihe cyose kurangamira iyobera ry'ijuru. Impuhwe ni isoko y'ibyishimo, ituze n'amahoro, ni isoko y'umukiro. Impuhwe ni ijambo riduhishurira iyobera ry'ubutatu butagatifu. Impuhwe ni igikorwa ndengakamere Imana ikoresha ngo igitabare. Impuhwe ni itegeko ry'ibanze rituye mu mutima wa buri muntu, igihe arebana amaso ataryarya mugenzi we, ahura nawe mu nzira y'ubuzima. Impuhwe ni inzira ihuza Imana n'abantu, kuko ikingurira umutima icyizere cy'uko ahora akunzwe n'ubwo intege nke z'icyaha cyacu zitabura. Bavandimwe rero, tugiye gukora urugendo rwacu mu izina rya Yesu Kristo, twinjira mu muryango w'impuhwe kandi tuvuga ibisingizo by'abatagatifu biterwa n'amasengesho. Nyagasani utubabarire. Kristo tubabarire. Nyagasani utubabarire. Udusabire. 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 Rwanda na bagenzi be bahawe umwana batagatifu. Udusabire. Namwe Abanyafurika abandi batagatifu. Udusabire.
namwe abakurambere bacu mwashaje bikira abayoboke b'Imana dusabire abazina bacu batagatifu dusabire mwese batagatifu n'abatagatifukazi b'Imana dusabire gira impuhwe nyagasani dukize icyaha cyose nyagasani kidukize icyaha cyose nyagasani dukize uradukize udukize kimwe mu bimenyetso bigaragaza icyo gikorwa cyo gusaba no kuronka izo ndurugesiya ni ukunyura mu muryango w'impuhwe nk'uko mugiye kuwunyuramo mu kanya. Nyakwigendera Papa Francisco yakinguye umuryango w'impuhwe i Roma kubera ibibiro turimo, kandi asaba kiliziya muri diyosezi zose zo ku isi gushyiraho uwo muryango w'impuhwe. Na hano rero ku ibanga ry'amahoro ni hamwe niho diyosezi yacu ya Cyangugu yateganyije gufungura umuryango w'impuhwe, amarembo y'impuhwe. Kwambukiranya umuryango w'impuhwe uva hanze ugana ku itangiro ni ikimenyetso cyo gusanga Imana no gusanganirwa n'impuhwe zayo. Uyu mwaka ni mutagatifu, ugomba no kubamo rero ibikorwa bitagatifu nk'ibi. Yezu niwe yivugiye ati "Irembo uzanyuramo azakizwa, azishyira yizane kandi abone urumuri, abone urwuri." Yohana umutwe wa 10:9. Iyo umuntu yambutse yambika imbaraga z'amizero. Iyo wambutse iteme wumva ufite icyo urusha abakiri hakurya yaryo batararyambuka. Uba wageze ku bundi butaka kandi ukishima. Natwe rero tugiye kwambukiranya umuryango w'impuhwe mu buryo bwo kugaragaza ko twishimiye kubaho mu buzima bushya dukesha Yezu Kristo watsinze urupfu kuri Pasika. Ni na byiza rero ko mugiye kunyura mu muryango w'impuhwe mu gihe cya Pasika, kuko Pasika ubwayo iryo jambo risobanura guhita cyangwa se gutambuka cyangwa se kwambuka. Turizera rero ko mwiteguye neza kwambuka mwinjira mu ngoro y'Imana mugana urutambiro. Nimukingurire Kristo amarembo y'imitima yanyu ku buryo bwagutse, nk'uko Mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa II yabyivugiye. Turakaza neza mu ngoro y'Imana.